Imana ni nziza kandi ibihe byose ni ukuri. Imana ni nziza kandi niyo kamere yayo ibihe byose. Imana iradukunda, Imana ihabwa icyubahiro. Kadushima Imana nanone yo iduhaye amahirwe yo gufata uyu mwanya ngo twige ijambo ry'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Abantu benshi bajya bagira ikibazo iyo bumvishe umwanya w'ijambo ry'Imana ari ugiyeho, batangira gutekereza mu ntekerezo zabo ati ibintu byose twarabyumvishe nta gishyashya. Nibyo koko nta gishyashya, ariko ndagira ngo mbabwire yuko ijambo ry'Imana rihora ririshya. Iyo usomye ijambo ry'Imana ejo, uyu munsi ukongera ukarisoma, wumva hari ikindi kintu gihindutse mu bugingo bwawe. Reka dusabe Imana rero ngo imanukire kudusobanurira, itwumvishe mu izina rya Yesu. Uyu munsi nifuje ko twigana amagambo avuga ngo ba maso udatungurwa. Ba maso udatungurwa. Mu Cyongereza ho babyita to be vigilant. Dusenga Imana. Uri Imana Data wa twese, uhabwa icyubahiro. Bana bawe turi imbere yawe, nta hantu tuguhishe, utweze udutunganye. Ubwo tugiye kumva ijambo ryawe, manukire kudusobanurira. Ijambo ryawe tugiye kwiga idutera ibyiringiro, kuko tubigusabye tubyizeye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kurebera hamwe amagambo avuga ngo ba maso udatungurwa. Ba maso udatungurwa. Iyo turebye mu gitabo cya Matayo, mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya 25, iki gice nanone nk'uko twabivuze kirazwi cyane. Ni kenshi twagiye twumva igitekerezo cy'abakobwa 10 kuva tukiri batoya kugeza n'ubu ngubu. Igitekerezo cy'abakobwa 10 cyabaye ikimenya bose, ariko usanga uko ijambo ry'Imana ryagiye ryandikwa kera, ba Pawulo babyandika, ibyo bandikaga icyo gihe ubu usanga biri kugenda biba nona, ukagira ngo babyanditse bareba abantu b'igihe kizaza. Rero iki gitekerezo kiboneka mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya 25, aho tugiye kurebera hamwe umugani w'abakobwa 10. Dusome. Icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranwa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri bo 10, 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo, ntibajyana n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze, abo bose barahunikira. Uko batangiye hano batubwira, hari abakobwa 10 bose bari biteguye gusanganira umukwe. Bose bari barakoze ibishoboka byose kugira ngo bazasanganire umukwe. None igihe bari bayitegereje gusanganira umukwe, bateguye amatabaza yabo ndetse bategura n'amavuta. Nk'uko tubizi, abantu hari bari kuba bakuru, muzi itadowa. Itadowa ntirishobora kwaka ritarimo amavuta. Ni muri ubwo buryo rero, iyo itadowa amavuta atangiye gushiramo, rigenda rizima. Turagereranya aya matabaza rero abo bakobwa bari batwaye, twumve ko ari nk'amatadowa. Nuko rero abakobwa bategura amatabaza yabo bose, ariko itandukaniro ryari riri hagati y'abakobwa nuko bamwe bajyanye amatabaza ariko bakibukana amavuta yabo, ariko abandi bo aribo bakobwa b'abapfu bajyanye amatabaza gusa bibagirwa amavuta. Nuko igihe bari bategereje umukwe, igihe bari bategereje ko Yesu ari buze kuza, umukwe aratinda. Bategereje umunsi wa mbere, umunsi
ugera nijoro bategereje umukwereka. Igicuku kinishye bose bagwa agacuho, barasinzira. Muzabibona hari iyo umuntu yaguhaye gahunda ukicara ukamutegereza, rimwe na rimwe iyo hari igihe wumva noneho utangiye kubivamo. Aba bakobwa rero nabo bategereje, babonye umukwe atinze, bariryamira barasinzira. Ari abakobwa b'abapfu barasinziye, ari abakobwa b'abanyabwenge barasinziye. Ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Maze abakobwa bose barahaguruka boneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati, nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barahakanira bati, oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura, umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe, nuko urugi rurakingwa. Igihe bose bari basinziriye, igihe bose bari bategereje umukwe baryamye, bagiye kumva bumva urusaku bati, nimusohoke dusanganire umukwe. Igihe bumvaga bose iryo jwi, bashidukiye hejuru bafata amatabaza yabo. Ariko mwibuke neza yuko abakobwa b'abanyabwenge bari bibutse kuzana amatabaza, ariko bibuka n'amavuta, mu gihe abapfu bo bazanye amatabaza gusa. Icyo gihe rero bo cyumva urwo rusaku bati umukwe araje, bose bafashe amatabaza yabo baramurika. Igihe bamurikaga rero, abakobwa b'abapfu baracanaga amatabaza yabo akazima, amatadowa yabo akazima. Niko kwegera abakobwa b'abanyabwenge barabwira bati, ese mwaduhaye ku mavuta akamatabaza yacu azima? Nuko abakobwa b'abanyabwenge barabasubiza bati, nimugende mu bahanjuzi mugura yanyu kuko ayo dufite ubu ntiyadukwira. Iki ngiki ni ikintu gikomeye cyane. Iri jambo iyo turisomye hari ikintu dutekereza, turafata neza nk'amatabaza nk'aho ari ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri abakristo b'iki gihe twese dufite ikintu kimwe muri rusange, in common. Dufite ijambo ry'Imana, twese dufite ijambo ry'Imana. Ariko iyo tugiye kureba neza, umwuka wera ntabwo tumufite ku rugero rungana. Amavuta ashushanya umwuka wera, naho amatabaza agashushanya ijambo ry'Imana. Mu yandi magambo, kuba ufite Bibiliya, kuba ufite ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi ubisoma, ariko igihe utari wegura Yesu ubugingo bwawe ngo wugurure mwuka wera yinjiye muri wowe, ntacyo ibyo byose biba bivuze. Nibyo byabaye rero, abakobwa bari bafite byose, bafite amatabaza, ariko nta mwuka wera bari bafite. Ni ikintu gitangaje cyane. Aba bakobwa, yaba abapfu yaba abanyabwenge, bose fizikali mu mirimo yabo bagaragaraga ko ari abere. Bagaragaraga neza ko bose mu byo bakoraga biteguye umukwe ugiye kuza. Mu minsi ya none, abantu benshi urabareba ukabona ni kimwe. Umuntu agakora ibintu byose bigaragaza ko ari umukiranutsi, ari ugufasha agafasha, agatura amaturo, yewe akazinduka no mu rusengero, yemwe akanabwiriza ndetse akanaririmba. Ariko muri we atarigeze yegurira ubugingo bwe Kristo. Ugasanga muri we hari ingeso zamunaniye kuzicikaho. Ugasanga mwuka wera ntiyigeze ajya mu mutima w'uwo muntu ngo amukuremo uwo mutima, ngo amushyire mu mutima mushyashya. Nicyo cyabaye kuri aba bakobwa rero. Biratangaje ko muri icyo gihe kandi nanone utari wabona abakobwa bombi ngo batandukanye. Mu by'ukuri mu bigaragarira amaso, bose bagaragaraga ko ari abakiranutsi.
nuko igihe abo bakobwa bari bagiye kugura amavuta mu bacuruzi, abahanjuzi mwumve ko ari abacuruzi, baragiye ngo igihe bari bagishingura ikirenge ngo umukwe yahise aza. Ku murongo wa 11 baravuze bati hanyuma abakobwa bandi nabo baraza barahamagara bati nyakubahwa dukingurire. nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ntabazi. Nyana amagambo ababaje cyane ngo abakobwa barirukanse cyane baragenda bajya gushaka amavuta mu bahanjuzi, nanone bagaruka birukanka ngo ariko igihe bari baje bageze kuri geti barakomanze barabwira bati ntitubazi. Umukwe arababwiye ngo simbazi, ndababwiza ukuri yuko ntabazi. Ibyo ngibyo turi buze kubihuza n'amagambo Yesu yavuze ati umuntu wese umbwira ati mwami mwami si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ngo nibwo abantu bazaza bavuga bati mwami twakizaga abarwayi, mwami twasuraga mu bitaro, twararirimbaga, twabwirizaga ubutumwa bwiza. ngo ariko Kristo azabwira ati ndababwiza ukuri yuko ntigeze kubamenya, kuko ibyo ngibyo byose mwabikoreraga kwihimbaza, mwabikoreraga kwiyerekana. Ikintu gitangaje cyane, ku murongo wa 13 hari amagambo avuga ngo nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Hano Kristo Yesu yasatanga umuburo uvuga ngo nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Abakristo ba none bibereye mu bintu binezeza. Abakristo ba none bari muri za shuguri z'isi, yewe ntibanakibona n'umwanya wo kwicara ngo bige ijambo ry'Imana, bongere bisuzume binire mu mibereho yabo barebe bitagenda neza. Aba bana b'abakobwa bari barishingikije ku mirimo yabo. Ubwo nimvuga abangaba mwumve ko ndi kuvuga abakobwa b'abapfu, ariko mu yandi magambo ntibari baremeye Yesu ngo yinjire mu mibereho yabo. Bakoraga imirimo myiza ariko ntibari barigeze bemera Yesu ngo yinjire mu bugingo bwabo. No muri iki gihe cya none abantu barakora ibintu hirya no hino, barabikora kwishushanya, barakora buri kintu cyose ngo barebwe, nyamara muri bo ntibari barigeze biyegurira imibereho yabo Kristo Yesu. Ikibabaje nuko hano muri iyi minsi ya none abantu barasinziriye, ntibari kubona aho isi igeze. Barakomeza bavuga ati ibi bintu byanditswe kera hashize imyaka 2000, ariko reka mbabwire ijambo ry'Imana ravuga ngo icyo ijambo ry'Imana rivuga ni ukuri kizasohora. Ibyo ijambo ry'Imana ryavuze byose bizasohora, kuko Imana ntibeshya. Imana ntago ari umuntu ngo ibeshye. Nibitari byasohora bizasohora. Reka mbabwire, hari igihe abantu bajya bahugira mu bintu by'isi, yewe ijambo ry'Imana ryavugwa ntibariha agaciro. Ariko Yesu aradukunda. Yesu hano nubwo ku murongo wa 13 yavuze ati nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe, ariko arongera avuga ati yaba njyewe, yaba abamarayika, yaba nande, nta muntu ubizi keretse Data wa twese. Ariko Yesu mu gice cya 24 tumushime kuko yatubwiye ibimenyetso byo kugaruka kwe. Nubwo tatubwiye ati nzaza ari kuwa kabiri, nubwo atatubwiye ngo nzaza ari sangahe mu mwaka wuhe, ariko yaravuze ati nanone bana banjye hari ibimenyetso bizaranga kuza kwa. Icyambere, hazaba intambara, ibihuha, urukundo rwa benshi ruzakonja. Ubutumwa bwiza buzigishwa mu isi yose. Ibimenyetso byose byaragiye biravugwa, yaba intambara yabihuha. Ese reka mbabaze, intambara ziri kuba ntago ziri kuba? Inzara irahari ntihari? Urwango ruhari ntiruhari?
ni ukuvuga ngo ibimenyetso byose Yesu yavuze byose nta gisigaye, byose byaragaragaye. Mu yandi magambo, igihe cyo kugaruka kwa Yesu kiri bugufi. Ariko hano Yesu aratanga inama ati tube maso kuko tutazi umunsi cyangwa igihe. Iyo dusomye nanone muri Matayo igice cya 24 ku murongo waho wa 36 turageza ku murongo wa 44, haranditswe ngo titiri iravuga ngo uko bizamera ubwo Yesu azagaruka, ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawe ubizi, naho baba abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana, kiretse Data wenyine. Nk'uko iminsi ya Nowa yari iri, no kuza k'Umwana w'umuntu niko kuzaba. Kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge. Ntibabimenya kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara bose, niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. Hano Yesu yakomeje atanga imbuzi, yakomeje atwereka neza ibizaranga kugaruka kwe, arongera agereranya iminsi yacu no mu gihe cyo kwa Nowa. Reka mbabwire, Nowa yabwirije imyaka 120. Guturuka ku munsi wa mbere yagiye avuga ati mwa bantu mwe, imvura izagwa. Muzi ukuntu byagenze? Icyo gihe abantu bamwe Nowa kibivuga, bamwe baraje baraparticipa, ariko ikibabaje uko igihe cyagendaga gishira niko bamwe bagendaga nanone basubira inyuma. Abantu bo ku bwa Nowa bageze aho baranyega, kubera nawe uratekereza imyaka 120 umuntu akubwira ngo imvura izagwa. Imyaka 120 igashira, iminsi 30 irashira, umwaka urashira, imyaka 30, imvura Nowa yavugaga itaragwa. Umuntu wavutse bavuga ati imvura izagwa, akagira imyaka 120 bavuga ati imvura izagwa, ariko icyo gihe imvura ntiyigeze igwa. Bageraho Nowa bamwita umusazi, baravuga ati mureke kiriya gisaza cyarasaze. Abantu baranyega, ariko ntabwo iby'Imana yigeze ivuga bizabura gusohora, kandi nta nubwo bizatinda. Umunsi Nowa rero yavugaga waraje uragera. Biratangaje neza ko hari abantu bafashije Nowa kubaka inkuge, ariko ntibayinjire. Umunsi Nowa yari yaravuze ko imvura izagwa, uwo munsi warageze, nuko imvura iragwa. Ese reka mbabaze, muratekereza neza ko umunsi imvura igwa, uwo munsi imvura igwa, mwatekerezaga ko umunsi wakeye utandukanye n'uwari wabanje? Reka umunsi wazindutse nanone uva akazuba nk'uko byari bimenyerewe. Abantu icyo gihe kandi bari bafite imirimo, ntibari bayisubitse, bagiye mu kazi nk'uko bisanzwe. Abari bafite gutera imbuto baragiye baratera, abari bagiye gucuruza baragiye baracuruza, abarimu baragiye barigisha. Byashoboka ko n'icyo gihe abanyeshuri bigaga bagiye ku ishuri. Ngicyo gihe hari abari bapanze n'ubukwe yemwe bwo gushyingira cyangwa se gushyingirwa. Umunsi wakeye umeze neza nk'indi isanzwe yose, nta tandukaniro ryari riri n'iminsi yabanje. Igihe abantu babe bakiri muri uwo mudendezo bajagaraya, bamwe banywa abandi basinda, ngo nibwo imvura yabatunguye. Dukomeze ku murongo wa 40. Ngicyo gihe abagabo babiri, tugaruka ku murongo wa 39, ngo ntibabimenya kugeza aho umwuzure waje ukabatwara bose, ngo niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzaza. Ngo nk'uko ku bwa Nowa bari bari mu bintu by'ibinezeza by'isi, nk'uko batari biteguye neza umunsi imvura izagwa, aho abandi bari mu bintu byo kwinezeza, ngo niko no mu gihe cyacu bimeze. Ngicyo gihe iterambere rizaba ririmbanyije, abantu bazaba bapanga imishinga, bazaba bavuga bati ibyo ngibyo abakristo mubareke, isi iraryoshye.
ariko ngo umunsi tudatekereza ngo nibwo Kristo azahera ko aze. Ku murongo wa 40 baravuze ngo icyo gihe abagabo babiri bazaba bari mu murima, umwe azajyanwa undi asigare, abagore babiri bazaba basya ku rusyo, umwe azajyanwa undi asigare. Nuko mube maso kuko mutazi umunsi umwami wanyu azazaho. Ngo ariko ibi mubimenye, iyaba nyir'urugo yaramenye igicuku umujura azaziramo, yabaye maso ntiyamukundiye gucukura inzu ye. Nuko namwe mwitegure kuko igihe mudatekereza ari cyo umwana w'umuntu azaziramo. Turi kwigana amagambo avuga ngo iki? Kuba maso, kuba maso. Ese uramutse uri mu nzu yawe ukamenya neza ko umujura yakubwiye ko ari buze kuza saa 8, ese reka mbabaze, wabona ibitotsi cyangwa? Nubwo waba ubifite wakaraba mu maso ukicara hanze, ntago wakundira umujura ko aza gucukura inzu yawe. Ngo ariko ikibabaje, ibyo ngibyo ntitumenya igihe umujura yaza ngo acukure inzu, ariko kuko tutazi neza igihe Kristo azaziraho, icyo gihe natwe turaba dusaba kuba maso. Hano baravuga ngo duhore twiteguye kuko igihe tudatekereza ari cyo umwana w'umuntu azaziramo. Ariko ijambo ry'Imana riraduhumuriza riratubwira ati, nk'uko mwitangira igice cya 18 ku murongo wa 17, ngo igihe Imana yari igiye kurimbura Sodoma na Gomora, Imana yaravuze ati, ese koko hari icyo nakora ntabwiye umugaragu wanjye Aburahamu? Ntacyo. Imana ntabwo yari kurimbura Sodoma na Gomora itabibwiye Aburahamu. Natwe rero dufite isezerano yuko ntacyo Imana izakora itatubwiye. Ngo dore nubwo umunsi utazwi neza, ariko Kristo yaduhaye ibimenyetso, kandi nta kintu Imana izakora itabanje guhishurira ubwoko bwayo. Nk'uko bihari muri Amosi igice cya 3 umurongo wa 6 kugeza ku wa 7. Reka tuhasome. Amosi igice cya 3 umurongo wa 6 turageza ku murongo wa 7. Baranditse ngo, igice cya 3 umurongo wa 6 haranditswe ngo, mbese impanda yavugirizwa mu mudugudu abantu ntibagire ubwoba? Hari ibibi byatera umudugudu Uwiteka atari bubizanye? Amosi arandika ngo, mbese impanda yavugirizwa mu mudugudu abantu ntibagire ubwoba? Ese hari ibibi bishobora kuba mu mudugudu Uwiteka atari bubizanye? Ku murongo wa 7, ni ukuri Uwiteka Imana ntizagira icyo ikora itabanje guhishurira abagaragu bayo n'abahanuzi ibihishwe byayo. Hano umuhanuzi Amosi aravuga ngo ntacyo Uwiteka azakora atabanje kubwira abagaragu bayo. Ni ukuri Uwiteka iri ni isezerano yaduhaye. Nubwo ibihe byaza bimeze bite, nubwo ibintu byameze bite, ariko nta kintu Uwiteka yakora atabwiye abagaragu bayo. Nk'uko Imana yagiye kurimbura Sodoma na Gomora ikabihishurira Aburahamu, niko natwe no muri iki gihe cya none nta kintu na kimwe Imana izakora itabanje guhishurira ubwoko bwayo. Ariko ikibabaje, nta kindi kintu Imana yaduhaye uretse ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo rituyobora, niryo ritwereka igihe tugezemo. Ariko ikibabaje, usanga abantu batakibona umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana. Usanga abantu batakibona umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana, kandi iri jambo niryo ritwereka inzira, iri jambo niryo ritwereka aho kunyura. Reka mbabwire, niwibeshya ukavuga ati reka ngende ndebe aho abantu benshi bariho baca, nanjye niho nzaca,
ndakubwiza ukuri yuko urimo kuyoba, kuko muri Matayo igice cya 17 hatubwira neza iby'irembo rifunganye, aho batubwiye neza ko inzira ngari icamo abantu benshi kandi ngiyo nzira ijyana abantu kukurimbuka, ngo naho inzira ifunganye ni inzira ijya ku bugingo, ngo kandi iyo nzira icamo abantu bake. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana niwo muyobozi. Muzi impamvu bavuze ngo inzira ijya mu ijuru irafunganye? Namwe nimurebe ibintu byose by'ibinezeza buri ku isi, ngo abana b'Imana ntibagomba kwijandika muri ibyo binezeza, ngo imitima yabo igomba guhora itekereza kuri Kristo. Wenda muzabibona muri isi ya none, hari igihe ujya usanga abantu wenda bacuruza ibintu by'inzoga nibo bantu b'abakire, abantu bahinga itabi nibo bakire, abantu bakora mu bindi bintu byose bimeze nk'aho abakristo batemerewe, ese gucuruza se ibiyobyabwenge, abantu bacuruza ibiyobyabwenge nabo bari mu bantu bakize cyane. Ngo ibindi byo kurya, ibintu binezeza byo kurya, ibyo kunywa, namwe murabibona isi tugeze, ibintu by'ibinezeza byo kunywa, ibyo kurya, ngo abantu b'Imana bakaba batemerewe gukora ibyo bintu. Mu yandi magambo, inzira ijya mu ijuru irafunganye, ngo ariko ya nzira ijya ikuzimu yo ngo ni ngari ndetse icamo abantu benshi, abantu bayicamo biruka, ngo ariko inzira ijya mu ijuru yo ugenda wibzigabziga. Nuko rero nta kindi kintu gishobora kutwereka inzira yo gucamo uretse ijambo ry'Imana, ndetse tugasaba Mwuka Wera akamanuka mu mibereho yacu, akaza mu mitima yacu, kugira ngo tubashe neza kubona aho igihe kigeze. Nuko rero ntuzigere uvuga ati aho abantu benshi bari niho nzajya, ahubwo uzasenga Imana iguhishurire inzira ya nyayo ugomba kujyamo. Muri aya masaha rero reka dusaba Imana itwereke neza aho igihe kigeze. Ngubwo abo ku bwa Nowa bari mu midamaro batazi neza aho igihe kigeze, ubwo bari bari mu binezeza by'isi, maze ngo imvura ikaza ikabatungura, umwuzure wose ukabatwara. Reka twebwe twige ijambo ry'Imana dushimikiriye, iduha amaso yo kureba nyuma ibiri inyuma. Imana iduhe neza ubwenge bwo kubara igihe, ngo tumenye aho igihe kigeze. Hari isomo njya nkunda cyane riri muri Yesaya igice cya mbere ku murongo waho wa 16, turahasoma ngo ubwo turi mu minsi ya nyuma ariko nanone hari ibyiringiro. Ku murongo wa 16 haravuze ngo nimwiyuhagire mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu bive imbere yanjye, mureke gukora nabi, mwige gukora neza, mushake imanza zitabera, murenganura abarengana, mucire imfubyi urubanza, muburanire abapfakazi. Baranditse ngo nanone ku murongo wa 18, nimuze tujye inama, ni ko Uwiteka avuga, ngo naho ibyaha byacu byatukura tukutuku, ngarabihindura umweru bise na sheregi, ngo naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Ngo nitwemera tukumvira, ngo tuzajya ku byiza byo mu gihugu, ngo ariko nitwanga tukagoma, ngo inkota izaturya, ngo kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Reka muri aya masaha twegera Imana, reka muri aya masaha imirimo yacu ya kamere tuyiyambure, twambare gukiranuka kwa Yesu. Reka muri aya masaha muze tujye inama, twikureho ibyaha byacu, ngo naho ibyaha byacu byatukura tukutuku, ngo birasa umweru bise na sheregi, ngo naho byatukura tukutuku kandi Uwiteka arabihindura nk'ubwoya bw'intama bwera. Reka muri aya masaha buri wese yinire, yisuzume, areba aho imibereho ye itagenda neza. Reka muri aya masaha Uwiteka duha amaso y'umwuka, ngo tubashe kureba aho igihe kigeze, kugira ngo ubwo Kristo ari kwitegura kuva ku ntebe y'imbabazi, ubwoko bwayo turusheho natwe kwegera
Kristo ngo aduhuze n'Imana bikitwa none, ngo kuko igihe Kristo azaba avuye ku ntebe y'imbabazi ngo connection hagati y'Imana n'umuntu ngo izaba iciye, izaba ivuyeho. Ubwo rero reka twegere Imana tubashe guhinduka rwose, ndetse ubwo ushobora kubona ko ibyo ukora ari byiza, ngo ariko igihe uzabona cyose ko ibintu uri gukora ari byiza, ngo icyo gihe uzafata umwanya usenge, kuko Satani azaba yakugendereye. Reka mabwire ngo Enoki mu myaka yose yamaze uko ari 300 yayimaze agendana n'Imana. Buri gihe cyose ku masaha nimugoroba yarazaga agasaba Imana imbabazi ati Mana, byashoboka ko uyu munsi naba ntagenze neza, byashoboka ko hari abana banjye baba bakosheje. Ibyo ngibyo bituma Enoki amara imyaka yose 300 adacumuye. Nk'ikimenyetso cy'ishimwe rero Imana yaje kumwimurira mu ijuru. Reka muri aya masaha natwe twegereze Imana, ngo imibereho yacu yiyunge n'iya Kristo, ngo imibereho yacu ijye ikomeza nk'uko Kristo yatubwiye ngo niwe cyitegererezo, imibereho yacu ise n'iya Kristo, ngo tugere ikirenge mu cya Kristo, bityo ngo ubwo agiye kugaruka nasanga twaramwiteguye tuzishimire kumusanganira. Twiganaga amagambo avuga ngo kuba maso. Ubwo isi iri kugera ku musozo, reka buri muntu wese arusheho kwegerana n'Imana, ngo yiyunge n'Imana, kugira ngo ubwo Kristo agiye kuva ku ntebe y'imbabazi azahagurukeho amazina yacu twese yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Dusenga Imana. Data wa twese, Imana idukunda, uhabwe icyubahiro. Dutangira twakwiragije ngo ubane natwe, shimwa ko ubikoze, uhabwe icyubahiro. Uha umugisha buri muntu wese wafashe umwanya kumva ijambo ryawe, ndetse Mwami ubwo isi iri kugera ku musozo utubabarire ibyaha byacu, ngo amazina yacu yandukurwe mu gitabo cy'urupfu yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Ngaho komeza tugire neza, kuko tubigusabye tubyizeye mu izina